Turagushimiye cyane David nzabona impamvu tuve mu bidukikije tugaruke mu burezi muri Afrika aho Madamu Jeanette Kagame yagaragaje ko gusoma bikiri ikibazo ku bana bari munsi y'imyaka 20 mu bihugu bigize umugabane wa Afrika ndetse yongeraho ko hakwiye gushyirwaho ingamba mu burezi kuko uwubatse uburezi aba yubatse amahoro. Ibi yabigarutseho mu nama mpuzamahanga yiga ku guteza imbere uburezi bw'ibanze buhabwa abana mu mashuri abanza. Ni nkuru ya Emeline Mbabazi. Ni inama nyafurika yiga ku burezi bw'ibanze iteraniye i Kigali yateguye mu kungurana ibitekerezo no gusangira ubunararibonye ku bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku guteza imbere uburezi bw'ibanze buhabwa abana harimo gusoma, kwandika no kubara. Minisitiri w'uburezi mu Rwanda Dr Joseph Nsengimana yagaragaje ko hari ibyakozwe ndetse ko inama igiye gutuma babasha kunguka byinshi mu kurushaho guteza imbere uburezi bw'ibanze. Twashyizeho uburyo bwo kugaburira abana ku mashuri, ibi byatumye ubuzima bwabo buba bwiza ndetse byongera umubare w'abana bitabiraga ishuri, binagabanya abataga ishuri. Nubwo hakiri imbogamizi zikigaragara, twimakaje guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa, niyo mpamvu hashyizweho icyumba cy'umukobwa mu mashuri ndetse n'ibindi byose nkenerwa kugira ngo abana b'abakobwa nabo babashe kubona uburezi nk'uko bikwiye. Ibigamijwe muri iyi nama bihuye neza n'icyerekezo u Rwanda rufite cy'uko buri mwana wese w'umunyarwanda abasha kugerwaho n'uburezi ndetse uburezi bufite ireme. Ni igihe cyo kureka kuvuga ahubwo tugashyira mu bikorwa ibyo turi bubashe kungukira hamwe. Uyu munsi araba ari amahirwe yo kugira ngo ibyo twifuza bishyirwe mu bikorwa ku bw'inyungu z'abana bacu. Ubwo yatangizaga ku mugaragaro iyi nama, Madamu Jeanette Kagame yavuze ko nubwo hari ibyakozwe ariko hakiri ikibazo cy'uko abana benshi bo mu bihugu bya Afurika batazi gusoma neza. Avuga ko hakwiye kongerwa imbaraga mu burezi bw'ibanze. Gusoma no kumva inyandiko yoroshye biracyari ikibazo cyugarije abana 9 mu 10 bafite imyaka iri munsi ya 20 bo mu bihugu byinshi bya Afurika. Iki ni ikibazo gikomeye. Ubusanzwe bivugwa ko uburezi bwubaka kwigirira icyizere ndetse kwigirira icyizere bikubaka amahoro. Ku Rwanda amahoro azahora ariyo ntego nyamukuru. Turasaba guverinoma z'ibihugu byacu gushyira imbaraga nyinshi mu guteza imbere ubuzima bwiza mu by'imitekerereze, haba ku banyeshuri, abarimu ndetse n'ababyeyi. Uburyo twigisha ndetse tunahugura abana tubategurira ejo hazaza, haba mu kazi ndetse no mu iterambere, ni ingenzi cyane. Ibi kugira ngo bigerweho bizagendana n'amategeko ashyirwaho ndetse n'uburyo bw'imyigishirize ijyanye n'uburyo ibihe bigenda bihinduka. Iyi nama ya Africa Foundation Learning Exchange yitabiriwe n'abarenga 500 bafite aho bahuriye n'uburezi. Yatangiye tariki 11 Ugushyingo uyu mwaka, biteganyijwe ko izasoza tariki 13 Ugushyingo uyu mwaka. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.